love in us. We choose to act for better life. Ndabona umeze neza akamwemwe katakuva ku munwa ibineza neza byakurenze aha urandeba ngutamerutse kandi twirirwanye urafatuka nkameza nkumva ibintu bibaye bindi. Nitwe Kellia nk'abandi umuhanzikazi nyarwanda nifuje gutanga contribution ku bibazo bimwe na bimwe byugarije urubyiruko. So kimwe mu bibazo nifuza kuvugaho aka kanya ni ikibazo cyugarije urubyiruko cyane, kandi urubyiruko ari narwo rugize umubare munini w'igihugu, ni narwo Rwanda rw'ejo. So nifuza kuvuga ku kibazo cyo kurwanya inda ziterwa abangavu. Ni umubare munini mwinshi w'abana bari mu masegonderi bataragira imyaka bari gutwara inda cyane. So bikaba biterwa n'abantu bakuru babashuka. Umwana biroroshye kumushuka bitewe n'ibiyakeneye atari yakenera cyane, ariko kuri we bayumva bikeneye. So umuntu araza akabimushukisha, ugasanga ngaho ngo na amatelefone, utuntu imyambaro, nyine n'utuntu tuba tutari utuntu amoha tuba twamwubakira hazaza, ariko tukamwicira hazaza kandi nawe atisize. Uwo mwana uri gushuka mutoya yaba umwana wawe, yaba umwana wa mugenzi wawe. So kandi uwo mwana uri gushuka niwe wavamo umuyobozi w'ahazaza. So nifuje kubagira inama mwirinde ibyo bintu bike bagenda babashakisha bibicira hazaza, kuko hazaza niho hanini kandi niho mwagera kuri byinshi. Nanone niyo mpamvu Love in Art yabazaniye amarushanwa ari arambuye manini, niho harimo byinshi, harimo gushushanya, abaririmba, bega impano zitandukanye, abakina film. So aho ngaho niho muzajya muhurira, bikabafasha kwirinda uwo mwanya wo kuba mwajya muri ibyo bindi bidafite akamaro. So mwitabire muri benshi, murakoze.